Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane amahano agahinda n'amarira. Umukuru w'umudugudu Joseph ndetse n'abanyirondo babiri Hagenimana ndetse na Fulgence bakubise umuturage baramukubita baramukomeretsa bamuziza ngo yari yanyoye ibisindisha ateza umutekano muke mu mudugudu baramukubita. Magingo aya ngaya ajyanwa ku bitaro bya Kitabi, noneho uyu munsi ku itariki zisanga 26 yitabye Imana mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo. Uyu munyerondo ndetse n'uyu nguyu mukuru w'umudugudu batawe muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umuturage bamuziza yuko ngo yari arimo ateza umutekano muke, dore ko ngo yari yanyoye n'ibisindisha. Bamwe mu baturage twaganiriye bavuga yuko uno mukuru w'umudugudu n'abantu banyirondo bakunze gukora akavuyo bagateza akaduruvayi bagakubita abaturage bitwaje icyo bari cyo, ariko bavuga yuko bamwe mu baturage bavuga yuko bano bitwaza ubunararibonye cyangwa igihe bamaze mwakano kazi, bavuga yuko babaye abayobozi ku rwego rwo hejuru ubwo batangira abaturage bakabakubita, dore ko bamwe mu baturage bavuga yuko babaririye n'amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli de sante, bajya kubarega bataha bagakubitwa. Uyu mukuru w'umudugudu n'abantu banyerondo babiri batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umuturage bamuziza yuko ngo yanyoye ibisindisha ari guteza umutekano muke, dore ko bamutaye cyangwa babataye muri yombi mu gitondo uyu bakubise akazinduka yitaba Imana. Bivuze ngo icyaha bakoze gihanwa n'amategeko, gihanishwa igifungo cya burundu gishobora kugabanuka kikagera ku myaka 30, ndetse icyaha bakoze ni icyaha cy'indengakamere gukubita no gukomeretsa. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mukuru w'umudugudu n'abantu banyerondo bakunze gukora akavuyo ndetse bakaraba bakubita abaturage ngo bari guteza umutekano muke mwakano kagari. Bino biriza benshi bigatera benshi ubwoba, bigatuma bajya kurega bano bayobozi b'imikuru b'imidugudu, ariko ntibabashe guhanwa, bikarangira batabahannye, bikarangira babafunze bakahita babafungura bataramaramo icyumweru. Bino rero barabyitwaza bagakubita abaturage hafi yo kuhasiga ubuzima. Abaturage bavuga yuko bagowe niyo bagiye gutora umukuru w'umudugudu. Uyu mukuru w'umudugudu abona amajwi menshi, ugasanga abamurwanya ndetse n'abamushyigikira ni benshi cyane. Abamurwanya baba bake, abamushyigikira bakaba benshi, kubera ibibazo bigiye bitandukanye agenda yinjiramo akarya amaruswa. Ugasanga ibibazo bikemutse, abarenganye ntibarengurwe, ahubwo abarenganyije abandi ugasanga nibo ikibazo kigiyeho. Ibi ngibi bituma abaturage basaba ubuyobozi ko uyu mukuru w'umudugudu n'abantu banyerondo bafungwa bagakatirwa burundu bitewe n'ibyaha bakora by'indengakamere. Iyi ni inkuru yari yumvikanye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri. Amakuru nakagaruka.